club irwanya ibiyobyabwenge ndetse n'ikindi kintu cyose cyayobya ubwenge bw'urubyiruko. Ibiyobyabwenge biri ku mwanya wa mbere mu bintu bitwangiza cyangwa se bituyobya, bituma tutagera kuri gahunda cyangwa se ngo dukore tuba abagabo. Umwihariko w'ino club, ntabwo ino club izaherera ngo turabivuga gusa, turabivuga tubiganireho birangirira aho, cyangwa se tubyandike birangirira aho, ahubwo ni club izagenda inyura ahantu henshi hatari hakeya, tureba urubyiruko rwangijwe n'urutarangizwa, urwangijwe turwigisha, urutarangizwa turuyobora mu buryo bwo kubirwanya. Club igizwe n'abantu 5, turi no gushaka n'abandi badufasha. Muri abo 5 twese ndakeka harimo nka 2 baba barabikoresheje. Ubutumwa naha urubyiruko ni ukwirinda. Icya mbere ni ukwirinda ikintu cyose cyagushuka no kujya inama hagati y'urubyiruko, kuko uba ufite ikibazo wakegera mugenzi wawe ukamubaza ibi bimeze gutya na gutya, urabyumva ute, urabibona ute, akakugira inama. Cyangwa se ukegera umubyeyi wawe cyangwa se undi murezi ukuri hafi, ukamubwira kuri iyo sije yawe, ukamubwira uko ubibona, yarangiza akagufasha akurikije uko ubibona. Akenshi abana barashukwa kuko n'ubundi aba ari abana. Rero ikintu nabivugaho ni uko iyo urebye cyane cyane ibigo bya interina, umwana iyo ageze aba yumva ari free, ari we ubwe wigenga, nta bufasha bw'ababyeyi bwinshi cyane azakenera mu kuyobora ubuzima bwe aho ngaho ari. Aba yumva nyine yakuze, yakifatira umwanzuro, bigatuma ayoba kuko nta muntu aba yagishije inama mu byo arimo kandi aba akiri umwana. Bigatuma ayoba, ugasanga yagiye muri bya biyobyabwenge bizatuma ajya mu busambanyi, bwa busambanyi buzavamo ubujura, inda zitateguwe, ugasanga birangiye umwana afunzwe cyangwa se ahuye n'ibindi bibazo bitari byiza birimo n'urupfu, cyangwa se no kwandura indwara nyinshi ziterwa n'ibyo bintu.